reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda Kiyo TV. Nk'uko mubizi rero tubagezaho ibiganiro biba bigezweho hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Rero hano tubanza guha ikaze umuntu wakoze subscribe, naho turayikora ntabwo wacikamwe, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Rero tudatinze nje kubabwira ku nkuru imaze iminsi iri kuri iyi mihanda iri guca ibintu, amakimbirane ari hagati ya Jeskizo uzi nka Kasuku, hagati ye na Nyakso na Metsutsu. Hamaze iminsi harimo saga ya danje, bavuga Jeskizo avuga ukuntu ngo ari we wazamuye Nyakso, ariko Nyakso nyine akaba yaramwiriyeho atajya agira ikintu amufasha cyangwa ngo anamwiteze. Rero Nyakso we mu kiganiro yakoreye kwa Mitsutsu Empire, yahoze ari Mitsutsu Comedy, yaje kuba abinyuza aravuga ati kuri stand ndiho ubu ngubu, niba wenda maze kubaka amatafari 100, Jeskizo nta n'igice cy'itafari yigeze ashyiraho. Guys, nyine bishatse kuvuga ko Nyakso yavuze ko kubo nyine ahageze ubu ngubu nta kintu na kimwe Jeskizo yigeze amufasha habe na gitoya. Ariko Jeskizo we rero akomeza kwandika avuga ati biriya bipeti rwose mba narabifashije, ninjye wabyeretse Abanyarwanda, ninjye wabagize abo bari bo, none baragiye banyirataho. Rero Nyakso we ubwo yari ari mu kiganiro kwa Mitsutsu Empire, yahoze ari Mitsutsu Comedy, we yaje kuba yitangariza amagambo agira iti, we yavuze ati ndashimira abantu bose bamfashije, kuko kugira kuba ngeze ahangaha hari abantu bamfashije, ariko Jeskizo we ndamwiyamye kwirirwa rwose avuga ko hari ibyo yamfashije. Nta kintu na kimwe yigeze amfasha, ahubwo nyine twahujwe n'impano mfite, twahujwe n'ikindi mo muri makeya. Ubwo we yashatse kuvuga ko nyine iyaba nta kimurimo Jeskizo ntihari no kumureba irihumye. Rero Jeskizo ubwo bamuhaga agasopa bamubwira ati ntareke gukomeza kugenda avuga ati rwose yarabafashije, nta kintu na kimwe yigeze afasha uno musore Nyakso. Rero Nyakso we tumuzi muri industry nyarwanda, aho yagiye afasha abantu batari bakeya, barimo ibimenya bose tuzi nka Kraman, akazamo na Mitsutsu, bose baje bazamuwe na Nyakso, na ba Pisa, ba Inyindi Aisha ndetse n'abandi benshi. Guys, ba Mavide murabazi benshi rwose Nyakso yagiye azamura. Ubwo yavuze ati Jeskizo nta mentioning nawe abantu yafashije, ahubwo areke kugerumeza gukomeza yigitirira kuvuga ati ngo nafashije umuntu kandi ataramufashije. Guys, rero njyewe nahise mbona beef itangiye, nahise mbona hajemo saga hagati y'aba bagabo babiri na ko batatu, urumva ni Nyakso na Mitsutsu hamwe na Jeskizo. Nahise numva rwose hajemo saga iteye ubwoba. Jeskizo nawe muramuzi Jeskizo amipangu uzwi nka Kabyende rwose, nawe hariya ku munwa rwose abaturagurika nk'ibigori, abaturagurika nk'injogo kabisa. nawe nyine abavuga ati ibi bipeti byarirase kandi ninjye wabihaye hiti, ninjye watumye bigera aho bigera. Guys, rero aba basore nabo baje kuba bavuga ati n'undi munsi tuguhaye gasopo wa gisaza we, utazongera kuza wiyitira ati waradufashije. Ntacyo wadufashije, ubwo impano zacu nizo zivugiye. Rero Nyakso turamuzi ko ni umwami wa comedy, naje kubona rwose atangira no gukora amafilimi y'amaseri, cyane ko hari na filimi nshyashya yashyize hanze nabonye nziza cyane, irimo abarinje tuzi nka ba Tukwot na ba Mama Zuzu ndetse n'abandi benshi, ba Devu, ba Bobo, harimo abasitari. Guys, mugende muyirebe rwose, dusapotinge uyu muhungu wacu atera imbere, ubundi ibintu bigende neza. Rero iyo filimi ntabwo ari kwicisha kuri ya channel yiwe bita Nyakso Comedy, ahubwo yafunguye indi channel ari gucisha iyo filimi. Iyo channel bita Cob TV. Ujye kuri YouTube zanyu mwandikemo Cob TV, ubundi
murebe iyo filimi rwose, mukande subscribe, musharinge kuko nabonye ari filimi ya danje, ubundi Nyagiso wacu akomeze aduhe ibyishimo. Rero tudatinze, Mitsutsu we byaje kuba bibangira ngo benshi murabizi rwose, Mitsutsu we yaje kuba avuga ati komedi ndabona zinaniye abanyarwanda, abanyarwandakazi komedi zirananiye, nibwo yaje kuba ahindura izina yacu nayo twamenye nka Mitsutsu Comedy. Ngira ngo mugisacinga Mitsutsu musige mubonaho Mitsutsu y'Empire. Ibi bisobanuye iki ku banyarwanda? Ibi bisobanuye iki? Mitsutsu rero ikintu hano bisobanuye nuko komedi zamunaniye akaba agiye kwinjira mu bintu by'ibiganiro. Ngewe rero amakuru mba nashatse ku mihanda rwose mba nagiye nkayahiga nk'abacukumburira amakuru abanyarwanda, abanyarwandakazi. Mitsutsu ngo yaje kubona, murabizi yakoraga content yitwa ubusinzi bukabije, ibitekerezo byaje kumushirana, akambacire ku mayange y'ukuntu ibi bintu byagenze. Mitsutsu Comedy ibitekerezo rwose byaje kumushirana byira content ye bita ubusinzi bukabije, aho rwose byatangiye abantu babona ari agace kamwe wenda azagira agace ka kabiri karangira, birangira ayigize episode, abanyarwanda barayanga banga kuyikunda, nawe aza kuyireka. Nyuma yaho yakoze izindi content nke yabona ntago ziri gukundwa, niho yaje guhita afata umwanzuro wo kuvuga ati njyewe comedy ndaziretse, ngiye kwikorera ibiganiro njye hosting abastari, hosting abantu ba danje. We ikintu yashakaga ni iki? Mitsutsu ni umukomedi mwiza ukundwa n'abantu batari bakeya, ariko we impamvu yakomeje kubigira yagize ngo abanze yubake channel ifite imbaraga, channel nyine ifite izina, ubundi atangire guhostinga abastari ba danje. Rero Mitsutsu Comedy butumwitege mu bintu by'ibiganiro n'amakomedi nyine yazajya yakora gake gake, ibintu nyine byose Mitsutsu murabizi nawe ni umuhasa, aba ari kwihigira ubuzima, ibintu byose azajya adutamo. Rero tugeze rero kuri uriya musore wacu Daddy, ntaze kubaka izina rwose nka Daddy, we yaje kuba atangaza mu makuru nyine aho yarari kubazwa n'igihe baje kuba bamubaza ati se ko bakwita Daddy bite nyine, we yaje kuba avuga ati njyewe rwose ndemera cyane ko Nyagiso niwe musore wanzanye, niwe wanzanye muri ibi, njye ntazi ko nzanabijyamo, njye numvaga nzibera umucuruzi. Rero Nyagiso niwe wamfashe aramforoma anshyira imbere ya kamera, niba uzi ko unyita Daddy, Nyagiso jya umwita sogokuru. Guys, rero njye bisanzwe ndi Kiyo, ibiganiro byacu nakagaruka, icyo mbasaba nta kindi ni ukutwereka urukundo mukadusapotinga, ukajya kuri YouTube ya channel yacu yitwa Kiyo TV, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera, ugasharinga zino video kugira ngo zijye zigera ahantu kure, nanjye nzajya nkutamo amakuru ya danje. Guys, rero amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ndabakunda. Ciao.